nk'inyuguti itangira time igihe muta muri gutega imitego mushaka ko ngwamo igafata ubusa. Mbere na mbere ndagushimiye ufunguye ino video. Njyewe nitwa Penuel Muvandimwe. Iyi channel ni Mirror Rwanda, tubagezaho ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho. Emery Gatsinzi cyangwa Riderman, uyu muraperi yazamuye amarangamutima ya benshi ubwo yatangazaga ko yitegura kwiyamamariza kujya mu nteko nshinga amategeko, akanakomoza ku birebana n'umusaruro w'umudepite wagiye uhagararira urubyiruko mu nteko mu gihe cyatambutse. Ibitekerezo bya benshi ku butumwa bwa Riderman bigaruka ku kuba igihe kigeze ngo mu nteko nshinga amategeko mu Rwanda habonekemo umuntu uhagarariye ubuhanzi buherutse guhabwa aho barizwa muri Minisiteri y'Urubyiruko, ihita yitwa Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi. Bikaba byarashimishije benshi, by'umwihariko abahanzi n'abanyamuziki. Bamwe mu banyamuziki babona ko bidahagije, bakaba basaba ko hajya hatorwa umudepite ubahagarariye mu nteko, akajya yunganirana n'ushinzwe urubyiruko muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Ubuhanzi mu kugena ibigenewe ibisata byombi. Iyi ngingo ntabwo iri kure y'iyo Riderman yakomojeho mu butumwa bwa rikoroje ku mbuga nkoranyambaga, aho yagaragaje ko ari inyunganizi ikenewe. Yatangiye atera amashyengo avuga ko yiteguye kwiyamamariza kuba depite. Yagize ati, ibisumizi ndabura imikono 300 gusa ngo mbashe kwiyamamariza kuba depite. Ese mwamfasha kuyuzuza? Icyakora yongeye ko yaganiraga mu kiganiro kigufi yagiranye na Inyarwanda ubwo yabazwaga niba koko ari ukuri agiye kwiyamamariza kuba depite. Riderman yasubije ati, nabyanditse niganirira pe. Uyu mugabo ariko ibyo yanditse byahagurukije amarangamutima y'abamukurikirana ku rukuta rwa Instagram, bakaba baramugaragarije ko biteguye kumushyigikira abaye yumva bishaka kuba umudepite. Muri abo harimo Murungi Sabe Nyirisimbi TV ikorera kuri YouTube, Luckman Nzeyimana wa Televiziyo Rwanda, Patikope, Junior Rumaga na Fata ku Mavuta. Bose bakaba baramugaragarije ko n'imiryango yabo biteguye kumushyigikira. Riderman yatanze umukoro ku rubyiruko wo kurebera hamwe umusaruro w'umudepite uruhagarariye mu nteko nshinga amategeko niba koko yaragize uruhare mu iterambere ryabo. Mu bibazo yagarutseho kandi hari ukwibaza ibishingirwaho niba umuntu ufite ibisage yakakirwa ngo abo yaruhagararira. Ibyo Riderman yabajije birimo: icya mbere, ese mu Rwanda byashoboka ko umurasta aba depite uhagararira urubyiruko? Kibazo cya kabiri, ese ni ibiki mwifuza ko depite uhagararira urubyiruko yavuganira urubyiruko? Kibazo cya gatatu, ese abadepite bahagararira urubyiruko mu myaka yashize umusaruro wabo murawubona? Ikibazo cya kane ari nacyo yasorejeho, yabajije impinduka urubyiruko rwifuza mu nteko nshinga amategeko. Riderman ugiye kuzuza imyaka 20 mu muziki yibukije abatanga ibitekerezo kuba imfura birinda amagambo asesereza. Ati, ndabasabye mu bisubizo twirinda amagambo arimo ikinyabupfura gike n'imvugo zisesereza. Kwa 15 Nyakanga 2024 nibwo mu Rwanda hazaba amatora y'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu muri manda y'imyaka 5. Mu matora aheruka 2018 abatorewe guhagararira urubyiruko mu nteko nshinga amategeko ni Imaniriho Clarisse na Kamanzi Ernest, waje kwegura kuri izi nshingano muri 2022 akavuga ko ari impamvu ze bwite. Nubwo urubyiruko ruhagarariwe mu nteko nshinga amategeko mu Rwanda, siko bimeze ku bahanzi. Ni mu gihe hari abatangaje ko abahanzi baramutse bahagarariwe muzika nyarwanda yabyungukiramo. Mu bahanitse ijwi kuri iyi ngingo harimo Alex Muyoboke na Safi Madiba. Komisiyo y'igihugu y'amatora NEC yatanze umucyo kuri iyi ngingo. Asubiza ikibazo cy'umunyamakuru wo ku Inyarwanda, perezida wa komisiyo y'amatora NEC Oda Gasinzigwa yavuze ko buri munyarwanda wese yemerewe kwiyamamariza ku mwanya ashaka mu gihe yujuje ibisabwa.
avuga ko ntawe ukwiriye guhatanira kwinjira mu nteko nshingamategeko kubera ko gusa ari umuhanzi. Ati yajyamo kubera ko yujuje ibisabwa, yajyamo kubera ko hari abamushyigikiye, kubera ko hari icyo azageza ku banyarwanda. Yavuze ko abahanzi badahejwe mu guhatanira kwinjira mu nteko nshingamategeko, ariko kandi ko bagomba kubikorera. Ati ntibahejwe ariko kandi bagomba kubikorera. Umuhanzi atowe mu nteko nshingamategeko yafashe iki mu nganda ndangamuco mu Rwanda? Alexis Muyoboke warebeye inyungu z'abahanzi nyarwanda bakomeye, avuga ko igihe abahanzi bagira ubahagararira mu nteko nshingamategeko yabavuganira. Ati ntabwo ari ugukemura ibibazo byose yatuvugira, twaba tubonye umuyobozi w'ibibazo dufite kuko bazabimenya ari benshi. Yavuze ko mu busanzwe umudepite mu nteko aba ahagarariye abaturage, bityo n'uwo muntu watorwa yabahagarariye abahanzi akajya avuga ibibazo bafite. Avuga ko igihe bidakunze ko hatorwa ubahagarariye mu nteko, hakenewe urwego rukomeye rwashyizweho na leta rureberera uruganda ndangamuco. Avuga ko atari minisiteri gusa ikwiye guhabwa izi nshingano, kuko abahanzi basigarizwa iyo bashaka kugira icyo bakora. Ati dukeneye umuntu twumva mu byo dukora, dukeneye support iva kuri leta ishyiraho umurongo ngenderwaho w'uru ruganda kugira ngo rukomere nk'izindi zose uko zimeze. Muyoboke avuga ko mu gihe u Rwanda rukiri mu nzira y'amajyambere inzego nyinshi ziyubaka, bityo inganda ndangamuco zikwiye kubakwa ntizisigazwe inyuma. Yavuze ko kimwe mu bintu byasigaye inyuma ari inganda ndangamuco mu Rwanda. Ati uru ruganda ruracyari inyuma kubera yuko ntidufite utubwira. Hagiyeho inzego zishinzwe abahanzi, ariko se zikora iki? Zifasha iki? Umuhanzi niba atumiwe ngo ajye kuririmba ahantu runaka ugasanga yabuze visa, nta handi byanabaye uretse mu Rwanda biba. Muyoboke avuga ko nta muntu minisiteri yakiye visa ngo abure uko agenda, ariko umuhanzi arirwariza. Reka n'inkuru yacu tuyisoreza aha, mbibutsa gukanda subscribe nimba utarayikora. Iyi channel yitwa Mira Rwanda, tubagezaho ibyegeranyo bicukumbuye n'amakuru agezweho. Uyu munsi twari turi kugaruka ku nkuru ya Riderman avuga ibyo kuba depite. Ndabashimiye ko mwabanye natwe, mugwiza amashyo, tuzongere guhura amatavuna imitozo. Nje nari Penuel muvandimwe.